imisozi yose igose Yerusalemu ikuwiteka gose abantu be uko isi yo nari ururembo rw'umwami ukomeye. Kandi ndamenye ko perezidanti wanyu ari mukuru we, nibyo? Nibyo. Gisele ni murumuna wawe bwa kangahe? Nkurikira bwa gatanu. Bwa gatanu. Yego. None ubundi bavuga ko urupfu rw'umukiranutsi rukomeza kubivuga butumwa. Yego. Kandi ibyo twarabibonye mu bakozi b'Imana bagiye bagenda batandukanye. Kuri experience ufite kuri Gisele noneho kuri na mukuru we, uboni tugendera mu micamo y'imisozi azanye inkuru zivuga ibyiza aturutse bunafutari no kwa Zeburoni hose yarahamurikiye inkunga zitabyara ibishime munezerwe Uwiteka aratwibutse. Niba nje hano mvuye mu rugo nkataha nsendereye umunezero bigahora na wa munezero n'ubundi mfite mu rugo bimfasha kurusha kuba ndi umugore unezerewe. Ibyo bigatuma uwo munezero usendera ukagera no kubona byaye no kubona ashatse. Muri make Korali mfasha kubaho ndi umutanga amahoro. Amashyi ijambo komeza amfete biraryoshye kukumva. Sinzi niba wadukomereza iri teraniro. Ya kumva uyu muntu ntibiryoshye kandi biri mu isomo ry'ubuzima. Ariko kubisema akantu ndaje mu kanya. Zera ashobora kwigisha imitwe y'abaririmbyi ko yari umuririmbyi. Cyo Gisele yakwigisha imitwe y'abaririmbyi mu muhamagaro yari afite. Kambivuge yabimareyo. Imisozi yose igose Yerusalemu ikuwiteka gose abantu be uko isi yo nari ururembo rw'umwami ukomeye niko tumeze mu mahanga turi hagati y'ibigusha n'ibigeragezo tumeze nk'akarungu mu mahwa tugenda mu nyanja tumeze nk'ubwato bunini udashobora kuzaroha twashyizweho ikimenyetso Uwiteka azi abantu be amarembo y'ikuzimu nayo ntazadushobora twashyizweho ikimenyetso Uwiteka azi abantu be nayo ntazadushobora. Uboni tugendera mu micamo y'imisozi azanye inkuru zivuga ibyiza aturutse bunafutari no kwa Zeburoni hose yarahamurikiye ni wa wundi waremye ijuru n'isi n'ikirere izuba n'ukwezi n'inyenyeri none waje mu isi yacu bidusha turure anatwikorere imitwaro inkunga zitabyara ibishime munezerwe Uwiteka aratwibutse atumaze umubabaro
akaniyegereza akaguma mu bigari byawe. Abasore b'imigenda bazagenda baruhe, n'abasore bazananirwa, ariko abizeye izina ryawe Mwami Uwiteka bazagenda ntibazacogora, bazagurukisha amababa yabo bakomeze, bazagenda ntibazarangirwa. Yemwe bana bato mwese nimwishime munezerwe, Uwiteka aratwibutse atumaze umubabaro. Yemwe bana bato mwese nimwishime munezerwe, abagabo n'abagore nimukingure imitima. Haleluya, 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 amen. Yesu ashimwe, Amen. haleluya, Amen. ngo twashyizweho Ikimenyetso. ni ukuri turagifite, Amen. ikimenyetso cy'amaraso ya Yesu Kristo. Haleluya. Oh my God, ko dufashijwe hakiri kare se biraza gusoza ute? Ya nshuti bakunzi, mwahisemo gukurikira televiziyo ya Iyobokamana TV ndetse na EMTV cyangwa se Evangelize Romande TV, turabasuhuje, tubifurije umugisha w'Imana. Nitwa BKM, turamenyeranye mu biganiro byinshi bigiye bitandukanye. Murabizi ko hari ukuntu tugira gutya tukambuka tukajya hirya ya Kigali ndetse no mu mujyi wa Kigali kugira ngo tujye kureba abakristo cyangwa se abandi bagenzi bajya mu ijuru, bagenzi bacu icyo bari gutangaza. Rero dutangiye turirimba ngo twashyizweho ikimenyetso kandi ngo n'amarembo y'ikuzimu ntazadushobora. Ni amagambo meza cyane, ni amagambo aryoshye, akaba ari indirimbo ya Korali Hoziyana ikorera umurimo w'Imana kuri ADPR Nyarugenge. Turabashimiye muri iki kiganiro ko banditse cyangwa se bahimbye indirimbo nziza ihembura imitima y'abakristo batandukanye ndetse n'andi makorali bagenzi babo. Ahari turaza kumenya impamvu y'iyi ndirimbo muri iyi korali turimo uyu munsi wa none, n'iki babwira cyangwa message ishaka gutanga mu banyarwanda muri rusange ndetse n'abandi bose badukurikiye. Dufite umugisha ukomeye hano turi ni iNyamata kuri ADPR, ku rusengero rwa ADPR iNyamata. Twasuye korali Umuseke. Ni korali nziza, ni korali irimba neza nk'uko mwabyumvise, ni korali ifite ibigwi n'amateka bitandukanye muri uyu murimo w'Imana. Bamaze gukora byinshi, bamaze kugera henshi, bamaze kubwiriza ubutumwa bwinshi nk'uko ariyo misiyo Yesu Kristo yadusigiye ngo mugende mu mahanga yose mubabwire iby'ubwami bw'Imana, mubabwirize ubutumwa bwiza kandi abemera ngo muzababatize. Nkeka ko no muri iyi korali hari abantu benshi bamaze kubatizwa ku bwayo, ntabwo nza kubishidikanyaho kuko igihe mumaze mu uyu murimo w'Imana ni kinini ngo habe habonetse umusaruro wo mu mwuka. Mfite umugisha rero, ndi kumwe na korali, ndi kumwe n'ubuyobozi bwa korali, ndi kumwe n'abacuranzi, ndi kumwe n'abaririmbyi. Turaza kugenda tubataramira muri iki gitaramo tubagezaho indirimbo nyinshi zigiye zitandukanye za korali Umuseke. Mbere yuko rero nza kwakira iyi korali kugira ngo dutangire tuganire, ndifuza ko n'ubundi badushyiriraho indirimbo yindi ya korali noneho yahimbwe n'iyi korali muri bya bihangano byiza Imana bahaye tujya twumva ku maradiyo n'ahandi henshi hatandukanye. Tugiye kurebamo indirimbo imwe kugira ngo tuyiramye mw'Imana maze tuze dukomeza ikiganiro. Ntukureho amaso yawe kurekara, ibyiza biri imbere. Yagakiza n'ukuri ibintera isoni, sinicuza kuba narakurikiye inzira
y'agakiza n'ukuri n'ibintera isoni. Kuko kera nkiri mu byaha narasayishije bishyira kera, gukora ibyiza cyari kizira mu maso yanjye, nta mujyanama nagiraga. Gukora ibyiza cyari kizira mu maso yanjye, nta mujyanama nagiraga. Yagize uwera, yanoranije mu moko yose. Yagize uwera, yanoranije mu moko yose. Sinzapfa nzarama ntekereza abantu ibyiza yankoreye. Oya sinzapfa nzarama ntekereza abantu ibyiza yankoreye. Ubusa kubw'ubutunzi butagira akagero bwo gutunga Kristo. Singikora ibyajyaga binezeza, ahubwo nkora ibyo nikoresha. Ibyari indamu haleluya byambidukiye ubusa kubw'ubutunzi butagira akagero bwo gutunga Kristo. Singikora ibyajyaga binezeza, ahubwo nkora ibyo nikoresha. Yagize uwera, yanoranije mu moko yose. Uwo mwami yagize uwera, yanoranije mu moko yose. Sinzapfa nzarama ntekereza abantu ibyiza yankoreye. Oya sinzapfa nzarama ntekereza abantu ibyiza yankoreye. Agakiza karanyuze ibyo kurya byunguka bineri imbaraga. Tuwe neza mu mutima wanjye. Agakiza karanyuze ibyo kurya byunguka bineri imbaraga.
haleluya. Amen. Agakiza karanyuze ibyo kurya by'umwuka bintera imbaraga. umuntu utafashwe yaba afite abadayimoni. Agakiza karanyuze ibyo kurya by'umwuka bintera imbaraga. Ntekereza ko iki ari igihangano cya korali umuseke. Akenshi abantu bicaye kuri piano ubundi mu makorali akunda kuba ari n'abadirije. Ndi mu mwuka cyangwa navangiwe? Usangira ijambo. uri mu mwuka Okay. Imana impumugisha. Uyu ni dirija wa korali umuseke nk'uko nabyeretswe. Iyi ndirimbo ni iya korali. ni ya korali umuseke. Iyi ndirimbo imaze igihe kingana iki muri korali umuseke? Indirimbo yanditswe mu 2015. Na 15. Hanyuma kuri social media cyangwa se kuri album yasohotse mu 2018. Korali umuseke ifite indirimbo zingahe hanze? hanze Ziba hanze zasohotse. ubu ngubu zimaze kugera kuri 20. harimo 12 z'amajwi gusa, harimo n'iyi ngiyi sinicuza. Kabaho n'izindi tumaze gusohora kuri album turi gukora zigera mu 8 zifite amajwi n'amashusho. Yego. Urumva ko zose hamwe ari 20 zimaze kugera hanze, ariko turacyafite n'izindi ziri mu bubiko tugenda dusangiza abadukurikira. Wow. Murakoze cyane. Ibwira abadukurikiye. Nge nitwa Ndagijimana Amon. Amon. Imana igumugisha cyane. Impamvu duhereye kuri dirije nyine nuko twaje kuririmba. Dufite rero muri korali umuseke ntabwo administration yaho ntabwo ihera muri diligence, ahubwo ihera muri presidence. Dufite umuyobozi wa korali, ndifuza ko yegera hano hafi yanjye kugira ngo araza kudufasha kutwereka abayobozi ba korali umuseke baba bari hano muri aka kanya kugira ngo birusheho kuza kugenda neza. Nitwa Uwase Grace, nkaba ndi presidente wa korali umuseke. Ngira ngo turi kumwe n'abandi bayobozi hano, byaba byiza nabo bivuze kugira ngo nabo tubabone. Murakoze. Nitwa Ruzimbana Methode, ndi vice president wa korali umuseke. Imana iduhane umugisha. Amen. Ndumva ari twebwe, abandi ni abaririmbyi na dirija turi kumwe hano, nibo bakomite bahari, abandi bose ni abaririmbyi. Umwami aduhane umugisha. Amen. Murakoze cyane. Pardon? Muri korali umuseke turabigeraho mu kanya. Turabigeraho cyane. Ya muyobozi turagushimiye cyane. Murakoze. Ko Imana bagabiye uyu murimo mwiza. Yego. Nkuko mubibona rero turi kumwe na korali umuseke kuri ADPR iNyamata. Ubu niho twibereye muri aka kanya nk'iyobokamana TV ndetse na Evangelizero Monde TV. Umuyobozi musabe yicare mu kanya nimukenera ndongera kumusaba ko yanyegera kugira ngo dukomeze tugenda tuganira. Twagize icyifuzo cyo kumenya amateka ya korali umuseke. Korali umuseke yabayeho gute? Korali umuseke yatangiye umurimo w'Imana ute? Byari bimeze ute? Uyu munsi turabona harimo urubyiruko, harimo abapapa, harimo abamama, harimo ibyiciro bitandukanye. Ese korali umuseke ubundi yavutse ryari? Yavukiye he? Batangira umurimo byari bimeze ute? Tuba dufite amateka y'amakorali agiye atandukanye akora umurimo w'Imana kuri ubutaka bw'u Rwanda, kandi baba bafite background ikomeye cyane ku buryo iyo barebye nyine tuvuga ati Imana turagushimye. Aka kanya rero dufite n'ubundi icyifuzo cyo kumva amateka ya korali umuseke. Mu minota mikeya turagenda dusangira ijambo na vice president je pense, niwe ugiye kutugezaho iyo speech cyangwa se icyo kiganiro akomeza kutubwira korali umuseke. Murakoze. Korali umuseke ni korali ikorera umurimo w'Imana hano mu itorero rya Nyamata mu rurembo rwa Ngoma. Turashima Imana ko yaduhamagaye ikatugirira icyizere gikomeye cyane, ikatugabira umurimo wayo kandi umurimo utazarangira, umurimo wo kuririmba. Turanezerewe kandi tubishima Imana. Korali rero umuseke yatangiye mu 1998
itangira mu ishuri ry'icyumweru muri ekodimu cyangwa se ekore de dimanche. Yego. Nk'uko abenshi mubizi dutangira turi abana bato cyane, jya nibuka nyine turi utwana twambara amakabutura, Yego. na twa kontoni na twa papa rankunda, tw'abana nyine batoya. Ariko turashimira Imana ko yakoranye natwe urugendo, ubu twaba tugize imyaka 24 dukora umurimo wayo. Ni igitangaza, ni igitangaza. Turabishimira Imana yakoranye natwe ibintu bikomeye, ariko ibikomeye cyane nuko hari aho twagiye dukora amavugabutumwa abantu bakihana. Ni ibintu byiza cyane bitunezeza iyo tubitekereje tukabishimira Imana. Nyuma rero yo gutangira gutyo, sindi buvuge ngo imibare twatangiranye inganaga gutya, kuko muri ekore de dimanche n'utarepese n'uje uwo munsi araririmba. Muri urwo rugendo rw'imyaka 24, mu rugendo rw'imyaka 24 hari abagiye bimuka, abandi barataha, abandi bava muri korali ku mpamvu zitandukanye, ariko kandi Imana igenda izanamo n'abandi. Ubu tumaze kuba korali nini kandi nkuru, dufite abagabo n'abagore muri korali benshi, dufitemo urubyiruko. Imana yatugire neza, twarabyaye, twarize, twarangije amashuri, benshi muri twebwe turabishimira Imana. Turashimira Imana kandi ko ikomeje kudufasha mu kwagura ubwami bwayo, ndetse umubare ubu ngubu tugezeho, tugeze ku mubare w'abaririmbyi 79. 79? Yego. Yego. Ndumva muri makeya ariyo korali umuseke, mbikubwiye mu magambo avunaguye. Muri uyu murimo wo muri korali, ni iki mwabonyemo nka challenge gisa n'ikibagoye? Muri uyu murimo, kubera ko uyu murimo ari mwiza utuma abantu bareka ibyaha, Satani ntago ukunda. Gusa ikinejeje, mbere yuko mvuga ikibi, nubwo Satani wanga, Imana irawukunda. Yego. Rero challenge twagiye tugira ni izo kuba mwarimu ufite korali, mumaze guhuza, mumaze kumvikana mu majwi, mumaze bamwe bafite n'impano zikomeye. Kare twize kubivuga ahantu twari tuvuye ndi kumwe na dirija, ndimo ndamuserereza, n'icyo gihe yaririmbiraga ku murongo wa 3. Hari abantu twari dufite b'abahanga cyane, baririmbaga neza. Umuntu uvuze ari ngo bataka. N'abataka. Baririmbaga neza. Ariko tugira ibyago, kubera ko Satani nyine ntago ababyishimiye. Bamwe ukabona bagiye ku mpamvu ubona zidafatika, kuko ukumva wabikurikirana ukabona si impamvu yari gutuma abireka. Ariko umurimo w'Imana ni igihombo, byatumaga korali aho yakageze mu gihe cya vuba itahagera. Gusa Imana nayo yagiye ikora ibindi bitangaza. Hari igihe kimwe twigize gukora amasengesho y'iminsi myinshi, abantu bamwe turi kumwe hano barabyibuka, dusenga ngo Imana itugarurire abakobwa n'abagore. Twari dusigaranye abakobwa nka 7 muri korali. Yego. Tuza kuririmba hano, ukabona hano hari abagabo n'abasore n'abakobwa nka 3, ubwo nimba 4 basibye cyangwa 3. Dusenga kugira ngo Imana izane abagore n'abakobwa, ariko Imana yarabagaruye. Kandi icyo gihe twasengaga, hari igihe nanone twari tubafite ari benshi. Rero iyo niyo challenge yagiye ituma iterambere twakagezeho mu by'umwuka, mu by'indirimbo zo guhimbaza Imana hazamo gukererwa. Ariko kandi ubu ngubu turashima Imana, imeze neza. Ni korali nziza, irimo abakobwa benshi, irimo abagore benshi, irimo abagabo, irimo abasore. Ni korali imeze neza. Imana yagiye ziba icyuho, ubu ngubu turashima Imana. Turashima Imana. Yego. Urakoze cyane. Turaza kongera ikindi kibazo ndakikubaza mu kanya. Mu by'ukuri ni amateka ashimishije gutangira umuntu ari mu murimo w'Imana bihereye muri ekore de dimanche. Abari abana batoya kenshi ntibaba bazi n'ibyo barimo, baba bataragira logique ya understanding ibyo bintu, ku buryo kubikuriramo amahitamo umuntu yagira akuze. Ariko kuba mwarakuze mugakomeza kugira amahitamo yo kuguma muri korali umuseke, ni ikintu cyiza kandi cyo kwishimira. Turaza gukenera kumva urugendo rwanyu cyane cyane rushingiye ku mateka yo mu mwuka,
n'iby'Imana yabakoresheje, uburyo Imana yabanye namwe muri uyu murimo cyane mu buryo bw'umwuka, ingendo mwagize, icyo zazaniye Korali, umusaruro byatanze. Niyo mpamvu tugiye gusangira ijambo n'ubundi na Presidente kugira ngo atuganirize kuri icyo gice cy'ubuzima bw'umwuka bwa Korali. Murakoze ku kibazo cyiza mumbajije. Ku bijyanye n'ubuzima bw'umwuka muri Korali Umuseke, cyane ko n'ijambo ry'Imana ritubwira ngo abayoborwa n'umwuka nibo bana b'Imana. Dukunda cyane kuyoborwa n'umwuka wera, kuko umwuka wera niwe uduha umurongo ngenderwaho muri uyu murimo. Yego. Kuwukora tutari kumwe nawe ntabwo bikunda. Niyo twumva ari aho dusigaye inyuma turihuta kugira ngo tugendane nawe, kuko adukoresha byinshi, kuko si twe twitumye, ahubwo ni Kristo wadutumye kugira ngo twamamaze ubutumwa bwiza ku bantu benshi. Rero hari nk'iyo dusohotse twagiye tugira amavugabutumwa menshi atandukanye, hari n'urugendo duherutsemo Ingoma. Iyo tubonye abantu baza bihuta, baza gupfukama, bongeye kugaruka kuri Kristo, cyangwa se ari bwo babyumvishe, kuko hariho abantu baba batanabyumva, bumva ari ibisanzwe, ariko yakwinjira mu nzu y'Imana akumva ijambo yumvise cyangwa indirimbo yumvise imukoze ku mutima, umusaruro nk'uwo w'abantu baza gupfukama, twumva ari bwo butunzi bukomeye cyane Korali Umuseke Imana iba yaduhaye. Kuko nicyo gituma duhaguruka, nicyo gituma dutanga amatike, nicyo gituma dutanga umwanya. N'ubu twicaye hano ngira ngo ni ukugira ngo dusakaze inkuru nziza ko Kristo yaje, kandi aza kugira ngo aruhure abantu bananiwe babashe kuruhuka. Murakoze cyane. Kubera ko twaje muri Korali, twaje kuririmba, ndagira ngo dushyireho ibice bibiri by'indirimbo yo mu gitabo. Nge ndayisabye, indirimbo zo mu gitabo abarokore barazikunda cyane, kandi nta buryo Korali itaba ifite ukwizi kuririmba izo ndirimbo. Ngiye kubasaba rero ko muturirimbira indirimbo yo mu gitabo iyo ari yo yose mushaka, ibice bibiri na korasi, kugira ngo tuze dukomeza ikiganiro cyacu tureba n'ibindi byiza biri muri Korali Umuseke, kuko tuje kubasura. Musaraba
unyurukira hakurya niratumusaraba kugeza ubwo nzaba hakurya y'uruzi. Yesu ashimwe. Amen. Turi mu gitaramo Haleluya. ngo mbonye urubuhukiro hehe Hakurya. hari korali ajyaga iririmo ngo hakurya ya rwa ruzi. Yo ntawandusha kuyimenya iyo ndirimbo. Nzabonayo Enoke, Mose na Eliya, Aburahamu na Isaka bahagaze ku iri. Nzabona bagera tambukirana na gandu meza y'izahabu bambika umugeni. Aburahamu na Isaka bahagaze ku iyo nkike, nzabona abera babo bamanukanye amakamba meza y'izahabu yo bambika umugeni. Barantoye. Ariko ni ukuri twahamagawe neza, twahamagawe neza. Navuga ngo muragapfurwa. Amen. Ngo kuba mu nzu y'Imana umunsi umwe biruta imyaka ingahe? Igihumbi kuba ahandi. Murumva value ibyo bintu bifite ukuntu ihambaye. Ngo hakurya ya rwa ruzi. Dufite amahirwe muri iyi korali nagiye mbonamwe amasura nzi, nabonyemo umuhanzikazi sinari nzi ko aba muri korali Umuseke. Ndashaka kumubaza ukuntu yageze muri korali n'icyo byamumariye nk'umuhanzi, kuba atarakomeje kuba umuhanzi ku giti cye gusa, akumva ko agomba no kuba muri korali. Wakwibwira abadukurikiye mbere ya byose? Murakoze. Nitwa Enise Nyakwizerwa Queen. Queen. Umuririmbyi rero muri Korali Umuseke nk'uko bivuze, nkaba n'umuririmbyi ku giti cyanjye. Yes. Hari ukuntu abahanzi tujya twivuga, iyo batubwiye ngo twivuge ukumva usizemo nk'akaririmbo. Nawe ndagusaba ko wivuga muri ya ndirimbo abantu bazi, ya indi bakunda cyane, maze dukomeze tugenda tuganira. Iyatabuiteka wari mu ruhande rwacu, ababisha bari kutumira bunguri, ariko yabambye amababa. Iyataba Uwiteka wari mu ruhande, wari mu ruhande rwacu, ababisha bari kutumira bunguri, ariko yabambye amababa. Ibyari bitwasamiwe yakinze ukuboko kwe kuri byo, afunga iminwa yabyo. None dore n'uyu mwaka urasize, mbese n'iki watanze mwana w'umuntu we, ko hari benshi bagiye bagenda ugasigara, abo mwarwaranye baragiye wowe urasigara. Ese nuko wari mwiza
mu byakoze ibuka ni neza imana yacu iyo uyirambuye amaboko ugira udushyi nka yesu we ugira udushyi nka data ugira udushyi nka yesu warakoze. Haleluya. Haleluya. Amen. Uzi ko mushobora gutuma abantu benshi baza kwiyandikisha mu museke. karibu. Wow, wonderful. Imana imuha umugisha. Imana imuha umugisha. Ndashaka mfite kuganira nawe nk'umuhanzi nsanze muri korali. Abahanzi, iyo umuntu ari umuhanzi, aho ukuntu dusanzwe tubimenyereye, agira umwete wo gusohoka muri korali. Yego, iyo umuntu ari umuririmbyi mwiza muri korali, usanga basohoka bakajya kuba abahanzi. Ibyo ntimubizi mu makorali, ku buryo biri no mu bintu byagiye byangiza amakorali menshi, kuba abaririmbyi ifitemo imbaraga bagenda bakajya kuba abahanzi. Ariko noneho ntangajwe no kubona umuhanzi mwiza wahise aza muri korali. Ni iki cyabiguteye? Initiative wari ufite niye kumva ko ugomba no kuba muri korali ariko ugakomeza kuba n'umuririmbyi? Murakoze. Kuri njyewe kuguma muri korali ni umugisha mbere ukomeye, kuko gukomeza kunguka ibiruta ibyo nakunguka ndi njyenyine. Biranyubaka mu buryo bwose, haba mu mwuka no mu mubiri. Korali Umuseke wayimenye ute? Nayimenye mu minsi itari myinshi cyane, ariko nyimenya kubwo nababonyemo ibintu bidasanzwe ntasanzwe mbona mu yandi makorali. Ubwo andi makorali aranyihanganira, ariko nta ibyo nabonye Umuseke nta yandi makorali ndabibonamo muri uru Rwanda. Uraduha urugero? Uraduha urugero rw'ikintu wabonye kidasanzwe korali ikagukurura? Ikintu kiruta ibindi cyankuruye kuri bo, njye nkunda kumva indirimbo, hanyuma rero nkakunda n'indirimbo zanditse neza. Rero nabyumviye muri iyi korali, nuko umunsi mbumva ari ubwa mbere mbumvise, numva birandyoheye, numva biranyuze, nuko mfata umwanzuro hamwe n'umwuka w'Imana ndandika, nuko naje muri korali. Nuko waje muri korali. Imana iguha umugisha cyane. Ndashaka kumureba umuntu w'urubyiruko uba muri iyi korali. Uyu nguyu. Iyi korali cyangwa nabyitiranije si urubyiruko? Ni urubyiruko. Okay. Ngo ni urubyiruko rubirambye. Byiza cyane, haguruka. Kuba muri korali Umuseke uri urubyiruko, hari ijambo ry'Imana rivuga ngo ujye wibuka umuremyi wawe mu minsi y'ubusore bwawe, iminsi mibi itaraza ngo uzaba uvuga ngo sinejejwe nabyo. Kuba uri umukobwa uri muri korali nk'urubyiruko, ese bigufasha iki? Bikurinda iki warisanze muri korali kandi uri urubyiruko? Ese ubona hari icyo bifasha ubujene bwawe n'ubugingo? Murakoze. Kuba bifasha, uratangira utwibwira. Nitwa Mediatrice Umuhoza. Kuba bifite umumaro kuri njyewe birawufite cyane, ko iyo urubyiruko disipurine ya korali nawe ubwawe irakuyobora. Hari ibyo wenda ntashobora gukora kubera ko hari korali mbamo kandi ngomba kuyubahisha. Ariko uvuye muri korali wabikora? Oya. Impamvu iyo uri muri korali hari ibintu, hari disipurine baba bafite, ariko nk'umuntu w'umukristo disipurine ya korali we ntabwo imureba, ntabwo imugenga. We ashobora kumva abohokeye gukora ibintu byinshi, ariko iyo uri muri korali birakurinda wowe ubwawe ndetse n'abakureba. Ansubije neza cyane ngo korali ni protection, kandi koko nibyo. Muri uyu murimo w'Imana dufite amasiranse, turaharindirwa. Ubu hari urundi rubyiruko ruri mu bindi bidahesha Imana icyubahiro.
ariko turashima Imana ko hari n'urwahungiye mu nzu y'Imana, harimo zino ngero turi kugenda tubona. Ndashaka kumenya icyo korali umuseke imaze ku muryango nyarwanda cyangwa ku rugo, ku muryango muri rusange. Kadushaka umuntu wubatse, kandi umuntu wubatse aba yigaragaza ko yarubatse uko byasa kose arubatse. Niba atanubatse yubake aguruka arubatse. Aroderuka kubaza ati ese urubatse? Bya bibazo biba mu ngo aradusubiza ngo ndubatse ariko si cyane ya urubatse. Yego, Ya, ndubatse. uyu muntu wubatse ninde, yitwa nde? Tugiye kuganira. Murakoze, nitwa Mutoni Esther. Ufite ijwi, koresha iyo mikorofone. Amazina yanjye nitwa Mutoni Esther. Yego, Ndubatse nyine nk'uko mwabibonye. urakoze cyane. Waje muri korali umuseke ryari? Ni iki cyagukuriye kuza muri korali? Naje muri korali umuseke 2004. Nari mvuye mu yindi korali yari hasi yo muri Ecole de Dimanche, bo bari bamaze kwigira hejuru. Yego, muri ya mateka vice perezida yatubwiye. Ariko mbere yuko ninjiramo banyakira, narabakundaga, tugasengana, tukajyana mu mavugabutumwa. N'ivugabutumwa rya mbere bakoze twari turi kumwe. Utabamo? Ntabwo nabagamo. No gusenga, tugasengana inshuro nyinshi. Hanyuma rero ninjiyemo icyo gihe 2004 nibwo banyakiriye maze kubatizwa. Yego. Ni nk'iyo ndirimbo ya korali umuseke igukurura cyane kurusha izindi? Iyo wicaye ya indi waba uri gukaranga ukaza mu matwi, waba uri koza umwana ukumva ntikuva mu matwi. Ni indirimbo ivuga ngo ukomeze guha intambwe zanjye gushikama. Kora mu nganzo twumve. Ukomeze guha intambwe zanjye gushikama, he kubaho impamvu n'imwe yatuma nkwimura, ngeze imbere y'ikinyoma, ukuri kwawe nikuganze, shikamire kuri nibyo kwizera. Oya pereze, iyo nanjye yari kunzana iyo ndirimbo nanjye yari kunkurura. Warakoze kuririmba muri korali umuseke, mbona nta n'indi korali yari kukubera, ariko niyi nyine ni umuseke. Aha, come on. Noneho ikibazo cyanjye sindakideviya, uyu muntu nawe arubatse rwose, arubatse si ugukeka. Ndashaka kumenya kuri korali umuseke nk'umumama, korali umuseke imariye iki urugo rwawe? Murakoze, nitwa Masengesho Alexia. Nk'umumama wubatse, nk'umumama, thank you. korali umuseke ikintu imariye, iramfasha mu buryo bw'umwuka no mu buryo bw'umubiri. Ninyigiramo byinshi, haba mu masengesho, haba mu kungurana ibitekerezo n'abavandimwe nasanze muri korali. Ibyo rero bimfasha cyane, kuko niba nje hano mvuye mu rugo nkataha nsendereye umunezero, bigahora na wa munezero n'ubundi mfite mu rugo, bimfasha kurusha kuba ndi umugore unezerewe. Ibyo bigatuma uwo munezero usendera, ukagera no kubona byaye no kubona ashatse. Muri make korali mfasha kubaho ndi umutangamahoro. Amashyi ijambo komeza, amfete biraryoshye kukumva. Sinzi niba wadukomereza iri teraniro ya kumva uyu muntu ntibiryoshye, kandi biri mu isomo ry'ubuzima. Ariko kubisema akantu ndaje mu kanya. Muri make ndumva ari ibyo, nuko nyine muri korali hatuma nyine numva nezerewe, numva mbohotse. Kandi niba nje hano nezerewe ku bwa korali no ku bw'urugo rwiza, birumvikana bizatuma ningera hano bazanezerwa, ninsubira iwanjye nabwo hose nzaba ndi umutangamahoro. Murakoze. Imana yanjye, uyu muntu ariko afite n'impano y'ubwenge, si gusa afite impano nyinshi cyane. Mikoro ugerageza. Yes.
hari ikintu avuze kiri mu isomo rikomeye ku bubatse. Ibintu avuze byatuma urubyiruko ruri hano rwihutisha itariki y'ubukwe. Aravuze ngo mfite ubwoko bw'iminezero ibiri. Haleluya. Amen. Ati iyo ndi mu rugo mba ndi umunyamahoro nishimye kubw'urugo rwanjye ndunezererwamo. Naza no mu nzu y'Imana muri Korali Umuseke nkahakura undi munezero wo kwitwa umukristo. Urumva uno muntu yibereye muri paradizo. Sibyo, siyo realite cyane. Ni ukuvuga ngo tujya turirimba ngo turirata uwatwambuye umwambaro wo kwirabura atwambika uw'ibirori. Ubundi abantu baririmba ibintu ntibabivuga barabikora. Tuba turi mu byishimo. Ririmba ibyo bintu uvuze. Bamfasha baririmba. Ye rwose. Turirata uwatwambuye umwambaro wo kwirabura atwambika uw'ibirori. Bakundwa nigeze ateshuka ku ndahiro ye abikomeresha gutanga Yesu ubuza isezerano. Niwe nzira y'ukuri n'ubugingo, ikimenyetso tudashobora gushidikanya, ikimenyetso tudashobora gushidikanya. Niwe mahoro yacu, ibyishimo byacu, kubaho kwacu bendera dutumbiye. Mahoro yacu, ibyishimo byacu, kubaho kwacu bendera dutumbiye. Iyo utabiririmba wari kuba underanje. Wow, ni ukuri iyi korali murabe igikundiro kandi Imana yarabahamagaye. Amen. Indirimbo muririmba, ubutumwa mutambutsa, amagambo muvuga bigaragaza ko mwanyuzwe no kuba muri Korali Umuseke. Iyo muntu rwose inshuti zimuri kudukurikira cyane abubatse ngo iri somo iry'umurokore wese wubatse urugo aharanire gutunga iminezero ibiri. Kuko hari usohoka hano yagera mu rugo bikanga, akaba hazamo n'urushyi n'umugeri kandi avuye gusenga. Urumva nk'uwo ngo afite umunezero umwe ariko ahandi bimeze nabi, kandi iyo hamwe bimeze nabi nkeka ko n'ahandi birangira bimeze nabi. Imana y'amahoro iguha umugisha cyane kubw'uko yakuremeye isi y'umunezero, kandi na Korali Umuseke ikaba yarabigizemo uruhare. Hari amakuru namenye ubu noneho tugiye kureba icyo Korali Umuseke, mu kanya turaza tureba tunasoza. Korali Umuseke noneho ubihagaze ute, iteganya iki mu bihe biri imbere, imishinga yabo ni iyihe? Ese muhuye n'umuntu wikoreye nka miliyoni 100 akazishyira mu Museke, mwabona icyo muzimaza? Kirahari. Byose tugiye kuza tubireba no kuvanga amaproje mufite mu murimo w'Imana byose uko bimeze. Ariko ndashaka ko president anyegera gatoya aka kanya muri iyi minota nk'itatu. Tugiye kureba noneho icyo Korali Umuseke donc yigira ku bandi, yigira ku babanjirije. Ndaza kumva abantu nka babiri n'uriya mugabo anyegere. Yego uyu musore none se umusore si umugabo? Bibiliya yaradushinganishije we ngo turabagaho guhamya ibya Kristo. Hatagira umuntu uza guhinyura ubugabo bwawe. Rero numvise mutangira muririmba ngo kwashyizwe w'ikimenyetso. Ni ikikorari ubuzima, ni ikikorari Hoziyana yigisha Umuseke. Mubigiraho iki kuba ari korari inkuru yabanje muri uyu murimo? Ni iki muyisarura iyo mwumva indirimbo zabo n'amateka yabo? Korali Hoziyana ni korali dukunda, tuyifata nk'abantu b'icyitegererezo, nk'abaririmbyi b'icyitegererezo. Icyo nicyo cya mbere. Twebwe bazamure mikoro yawe. Mu bintu bya mbere twitaho, urabanza twibwire. Nitwa Ngenzi Christian, ndi umuririmbyi muri Korali Umuseke. Amen. Mu busanzwe mu bintu twitaho, ngewe maze igihe muri korali, twita ku myandikire. Yego.
Korali Hoziyana mu kintu cya mbere tuyigiraho ku myandikire ishingiye ku ijambo ry'Imana. Byaduteye natwe kuba twajya duhimba dushingiye ku ijambo ry'Imana, kandi kiba cyiza ku muririmbyi wese uririmba indirimbo z'Imana, kuko ijambo ry'Imana ni urugero rwiza rwo kuba waririmba rifata ku ngeri zose, tutarimbye ibyanjye ntaririmbye ibyanjye. Ndumva ari cyo cy'ingenzi twababonyeho tubigiraho. Yego, Imana iguha umugisha cyane. Mu makuru namenye muri iyi korali, namenye ko ahatambutsemo twabonye umuhanzikazi uririmba muri iyi korali Enise, ariko tumenya ko hanatambutse undi muririmbyi bita Gisele Precious. Ni umuririmbyi mwiza wakoreye Imana mu gihe cye, uherutse kwitaba Imana, kandi namenye ko perezidanti wanyu ari mukuru we. Nibyo? Nibyo. Gisele ni murumuna wawe bwa kangahe? Nkurikira bwa gatanu. Bwa gatanu. Yego. None ubundi bavuga ko urupfu rw'umukiranutsi rukomeza kubivuga butumwa. Yego. Kandi ibyo twarabibonye mu bakozi b'Imana bagiye bagenda batandukanye. Kuri experience ufite kuri Gisele noneho kuri na mukuru we, ni iki ubona Gisele ashobora kwigisha imitwe y'abaririmbyi? Oya, ari umuririmbyi. Cyo Gisele yakwigisha imitwe y'abaririmbyi mu muhamagaro yari afite. Kambivuge. Bayabimareyo. Nakundaga kumubwira gutya ko twarahuraga nkamubwira nti ndakwemera rwose. Yarazi kuririmba. Ukuntu abavandimwe ahubwo badakunda kwemerana cyane. Twebwe iwacu reka kunyibutsa. Naryo ni isomo. Byari biteye ubwoba kuko twebwe uburyo twakuzemo twagombaga gushaka umunezero, kandi ari muri bamwe batumaga uwo munezero uza. Reka tugaruke ku cyo wambajije. Ku bijyanye rero no kuririmba, ngira ngo n'uwo musekera hanyuze yiga kuri Eto, ahanyura umwanya mutoya arakomeza nyine ajya kwiga. Yego. Hari ibyo yagiye adufasha mu museke, uburyo bwe mu miririmbire. Yari afite ukuntu aririmba kandi akaririmba ari mu mavuta, nubwo yaba ababaye cyangwa afite agahinda mu mutima. Gisele yararirimbaga, abantu bari aho, ndibuka rimwe mama yararwaraga bakamutumaho ngo naza muririmbire. Agacuranga akaririmba, mama agasinzira akabona udutotsi. Kandi ngira ngo siwe wenyine, naha ku bitaro yajyaga aza akaririmbira abarwayi bakanezerwa. No kwa muganga akaza mu bitaro kuririmba. Yajyaga aza cyane. Rero Gisele yari afite ukuntu akorera Imana by'umwihariko ku giti cye, kuko yabanaga n'Imana uburyo ashoboye. Hanyuma ibihimbano bye Imana ikabisiga amavuta cyane, kuko byabaga bifite isoko byaciyemo. Yakundaga gusenga donc mu rundi rwego, nicyo cyatumaga indirimbo ze zigira amavuta. Numva rero abaririmbyi twese twakwigira kuri we, guca bugufi, gukunda gusenga, kugira ngo umurimo twahamagariwe Umwami akomeze awuherekeze neza. Murakoze cyane. Hari indirimbo ye mwaba muziranyeho cyangwa nk'agace gato mwaba mwibuka kugira ngo tuyiririmbeho? Kandi dukomeje no kumwibuka no kwihanganisha umuryango wa Gisele n'inshuti ze. Gisele ari iwacu, tuzamusangayo. Amen. Umusaraba niwo bendera yacu. Umusaraba niwo ndirimbo yanjye, niwo bendera ryo gucungurwa kwanjye, wambesheje ubugingo budashira. Ndashima Yesu wawubambweho. Umusaraba niwo ndirimbo yanjye, niwo bendera ryo gucungurwa kwanjye, wambesheje ubugingo budashira. Ndashima Yesu wawubambweho.
imana ibaha umugisha cyane. Reka visi perezida nyegere. Ni umwe mu bantu bayoboye Gisele. Turashima imana ko ni amateka twahasanze kuba Gisele arakoreye umurimo w'imana muri korali umuseke. Gisele yari muntu ki mu murimo w'imana? Kuri experience yawe akwiye kwigirwaho iki? Gisele icyo yakwigirwaho ni ugukunda n'ishyaka mu murimo w'imana, ukunda umurimo w'imana ndetse ukanawukorana ishyaka. Namumenye aje nyine ari kwa mukuru we yiga kuri iNyamata, mumenya yatangiye kuza muri korali, ariko nta nubwo byasabye igihe kinini cyane. Yatangiye gufasha abayobozi b'imiririmbire, abaririmbye turi kumwe barabyibuka, akagira gutya ukabona ko akunda nyine abadirigente baba bameze, agahagarika ati hoya kosora iri jwi ndashaka kuryumva warikosoye. Yego. Ukareba ukuntu kangana, ukareba umuntu arimo arabwira, ariko ukabona ibyo ntabyitayeho, ahubwo afite ishyaka ry'uko ugorora ibintu ukabiririmba neza ukabigeza ku rugero rwiza. Ndabimushimira rero, kandi ndabizi ko n'Imana nayo izabimuhembera. Yego. Ndumva aricyo navuga cyo kwigira. Imana igumugisha cyane. Amen. Aha turi kumwe na korali umuseke, turacyakomeje gutarama tugira ngo dushyireho indi ndirimbo imwe ya korali umuseke. Turaririmba igice kimwe na refure, maze tuze dukomeza kuganira tugenda twerekeza no ku musozo. Turashaka kumenya noneho korali umuseke y'ejo hazaza iri gupanga iki? Igice kimwe na refure. Amazina meza yo kwisabaho, umuntu akitwa ukomeye, agakomoka muri sekuru no mu miryango ikomeye, agategeka agakomera, ingoma ndetse n'ubwami bwinshi, akabaho igihe cyagenwe. Ibyo byose amazina meza, amazina meza yo kwisabaho, umuntu akitwa ukomeye, agakomoka mu bisekuru no mu miryango ikomeye, agategeka agakomera, ingoma ndetse n'ubwami bwinshi, akabaho igihe cyagenwe. Ibyo byose bikibagiye, ariko Yesu niryo zina nabonye ritajya rihinduka, nawe isi yose yahinduka, zina rya Yesu rizahora. Ariko Yesu niryo zina nabonye ritajya rihinduka, nawe isi yose yahinduka. Haleluya, zina rya Yesu rizahora. Ariko Yesu niryo zina nabonye ritajya rihinduka, nawe isi yose yahinduka, zina rya Yesu rizahoraho. Amen. Amen. Haleluya. Nawe isi yose yahinduka, zina rya Yesu rizahoraho. nawe isi yose yahinduka, zina rya Yesu rizahoraho. nawe isi yose yahinduka, zina rya Yesu rizahoraho. Amen, amen, amen. Cyubahiro cy'Imana. Ngo nawe isi yose yahinduka, izina rya Yesu rizaho. Ariko izi ndirimbo harimo iz'abantu mufite cano ko mbona amakorali afite ukuntu yabaye civilize cyane kurenza ibyashize. Hari ukuntu
hari ukuntu kera wavugaga ibintu bya YouTube n'amacana abarokore bagakomesha ati ibyo ni ibikwaje namutuzanyemo, ariko uyu munsi abantu babaye civilize ku buryo ivugabutumwa ryinshi rica kuri social media. Korali umuseke yo ihagaze ute kuri social media? Wabakenera ataje hano iNyamata yababona he hanze? Ni wowe bisobanura cyangwa undi watoranijwe kubisobanura? Nundi yabisobanura, ariko reka bisobanure. Korali umuseke utangira twigeze kuvuga ko ubu muri iyi minsi isi igice kinini cyayo cyangwa se hafi ya yose iri kuri social media. Ni ngombwa rero ko nibi turimo gukora kwamamaza inkuru nziza ya Kristo, tugomba gusanga abo bantu Kristo yadutumyeho aho bari. Ni intego dufite ko niyo misiyo Yesu yaduhaye, kuvuga ubutumwa bwe ku mpera z'isi, ni Samariya, ni Yudaya, no mu Rwanda, ni Bugesera, ni Gisenyi n'ahandi hose na za Kongo n'ahandi mu nyongerere. Tugomba kuvuga ubutumwa bukabageraho. Rero dufite YouTube channel yitwa Umuseke Kwaya ADPR Nyamata. Okay. Hanyuma turi no kuri Instagram, no kuri Facebook, no kuri TikTok, ahantu hose mwatubona kugira ngo rwose no kugira ngo aya makuru ni inkuru nziza ya Kristo abantu babashe kuyibona. Yego. Kandi dushima Imana nkiri kuri icyo cya YouTube, hari muri iyi minsi cyane aho dusohoreza indirimbo dirija yigeze kuvuga z'amashusho, hari abantu bafata amanimero, hariho nimero ya presidente n'iyanjye, ukabona barakwandikiye, ufite ama message arayafite, ukumva barimo barashima Imana, abandi bakandika mu makomantere, kumvisha indirimbo yanyu, numvisha indirimbo yanyu nari mfite agahinda, ubu yabaye isengesho ryanjye kandi tuma umutima wanjye uruhuka, numvisha indirimbo yanyu mfite ibibazo nyisengeramo, tugahita tuvuga ni igitangaza. Ibi bintu nimba hari abantu barimo barabyandika, ndakubwiye ngo ari muri Amerika cyangwa ari muri Canada, tugahita tubona muri iki gihe nubwo iryo sezerano rishobora kuzasohora tukajya kuririmba muri Canada, aho yari izasohora birashoboka kandi ndabona ritazatinda. Amen. Ariko muri iki gihe dushima ko ubwo buryo butuma babasha kumva ibi bihimbano bya Kristo. Yego. Amen. Reka twese duhaguruke, turimo turasoza n'undi perezida yegere hano. Vice Perezida, ndagira ngo uduhe gato ku bantu badukurikiye muri kino kiganiro. Korali Umuseke y'ejo hazaza hari uko Imana iteganyiriza, ariko se mwe mu migabo n'imigambi yanyu murayitekereza gute? Icya mbere turashima Imana ku bw'ikizi duteganyiriza. Amen. Yayo ni myiza twebwe, ndetse n'urwo rugendo rw'imyaka 24 nk'uko navuze turukoranye n'Imana, yaratunejeje pe, sibyo bene da? Byo nibyo. Nimba ibyo mvuga ari ukuri, ni mu bivamisha ibiganza. Imana ishimwe kandi muyihe icyubahiro. Yabanye natwe muri imyaka 24, ndetse yadusezeranyije kutazigera idusiga, imvi zizarinda ziburuyenze. Amen. Turayishimira. Ikindi kandi dufite natwe ibyo twifuza gukora nk'abantu, akora ari Umuseke yahamagaye kugira ngo izina ryayo rirusheho guhabwa icyubahiro. Muri iyi minsi nk'uko yababwiye ko turimo dirija yigeze kuvuga ko turimo turasohora indirimbo, tumaze gusohora izo 8 z'amashusho, ariko turakomeje no mu bubiko dufitemo izindi ziri hafi kuzasohoka. Turasaba ko abantu bajya kuri YouTube channel yacu Umuseke kwa ADPR Nyamata, mugakora subscribe, mugasharinga kugira ngo ubutumwa bugere kure, na like, mugakora like ku buryo bavuga ngo ibi bintu twabikunze, mugashyiramo comment ziza, ndetse n'izo mwabona mutugiramo inama turazakiriye, kubera yuko abahinduriye benshi ku gukiranuka bazaka nk'inyenyeri. Nimudufashe rivuga butumwa, Imana izabaha umugisha. Hanyuma ikindi dufite muri iyi minsi, dufite urugendo rw'ivuga butumwa, turabwira baba badukurikiye bazumva kino kiganiro bitaraba, kugira ngo muzaze, ababishoboye muduherekeze. Haba hariho nimero kuri YouTube mwazibona mukatuvugisha, abandi dushobora guhurirayo mutuye hafi yaho
dufite ivugabutumwa mu rurembo rw'uburengerazuba mu karere ka Rubavu kuri paruwasi ya Gisenyi. Tuzarikora ku itariki 22 na 23 z'ukwa 10 uyu mwaka wa 2022. Muzaze dufatikanye, abatazabishobora muzabikurikirane, bizaca kuri, tuzabishyira kuri channel yacu kandi muzanezerwa. Hanyuma muri iyi minsi dufite n'igiterane mu mpera z'uku kwezi, igiterane twise nzahigura live concert. Yego. Guhigura urabizi? Yego. Turashaka gushima Imana. Wow. Dufite igiterane cyo gushima Imana kubw'imirimo myinshi cyane yakoze muri twebwe. Ubu dufashe umwanya wo gushima Imana, amashimwe yaba menshi. Ariko turashaka kuzaririmba dushima Imana. Iki giterane kiri ku itariki 28, 29 n'itariki 30 z'ukwa 10. Tuzaba turi kumwe n'abavugabutumwa beza bagabura iby'umwami neza, imitima ikanezerwa, ndetse ku itariki 30 by'umwihariko tuzabana na Korali yo kukumukenye. Bizabera he? Bizabera hano aha kuri paruwasi ya Nyamata, torero ADPR Nyamata. Naha rwose wenda kwinjira mu mujyi wa Nyamata, urusengero ruteganye na hoteli yitwa Golden Trip cyangwa se La Paris. Uhageze ukareba hakurya tubona urusengero. Muzaze dufatikanye guhimbaza Imana. Yego. Imana iguha umugisha cyane. Murakoze. Ya reka uriya mwene data yigere hino kugira ngo adusengere Imana maze duklotire ikiganiro cyacu. Twari turi iNyamata kuri ADPR paruwase ya Nyamata, twari turi kumwe na Korali Umuseke. Mwumvise byiza byinshi kandi ntabwo ari ubungubu gusa, nitwongera kubakenera mu badutumye n'ubundi tuzaba bagezaho. Imana ibaho umugisha, reka dushime Imana kubwaba ibyabaye byose. Mana nziza, Mana ishobora byose, twongeye gushima ku mwanya waduhaye. Data, byagenze neza uko wabishimye Mwami. Data, turakwinjize kugira ngo n'ubundi bikomeze kugira aho bifasha, kuko ni nawe bwacu kugira ngo twamamaze ubutumwa bwawe Mwami. Turakwinjize kugira ngo ukomeze kuturengera, ukomeze kudufasha mu bikorwa byose dufite, kandi n'aba baje kudusura, baje kutuganiriza, ubaho umugisha Mwami. Ndakwinjize komeza kudufasha, ubuntu bwawe, icyubahiro no gukomera komeza kubana natwe mu izina rya Yesu Kristo. Amen. Tugire gutya ngo bye bye.